Reka tuwe kaze inshuti bakunze kandi bakundwa bayisango Star TV nyene baganizi Olivier kiganiro ni isango church service. Turaza kugira rero i Kigali ariko turaza gusimbuka tujye mu Kinigi, turava mu Kinigi tugaruka i Kigali tugenda tureba ngo nibiki bihari amakorari abahanzi badufitiye iki. Uyu munsi nabazana umwana w'umukobwa rero kuko ndagiye mbabwira mu cyo cyambere ngenda mbereka impano ziba zigiye zitandukanye, impano zaje kugenda zivuka nkagenda ndeba umwihariko w'izo mpano. Reka twakiriye umukobwa dufite. Waramutse gute? Naramutse neza. Waramutse neza. Watuzaniye ibihangano kuri uyu munsi. Watangiye ryari kuririmba? Natangiye kuririmba ndi umwana mutonya mba muri korari y'abana. Ubu maze igihe kingana icyo uririmba vuba nyine nongeye gutangira kuririmba ku giti cyanjye? Igihe maze ku giti cyanjye natangiye ubuhanzi bwatangiye gukomera mu gihe cya Butera. Nibwo nakoresheje igiterane mu Gasyata, ubuhanzi butangira kugenda buvuka gutyo. Uwo Butera rero amakuru mfite nuko yaje kuva muri isi y'abazima. Amaze kugenda kuririmba byarahagaze? Ntago kuririmba byahagaze kuko nubwo Butera yapfa Imana yo ntabwo igipfa. Imana ntabwo igipfa. Ubu ufite ibihangano bingahe? Mfite ibihangano bigera muri 4 bimaze gukorwa neza. Ibihangano bigeze kuri 4 bimaze gukorwa neza. Izo ndirimbo uzimaze gukorwa, tubwire ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane zitwa ngwiki? Ihindura amateka, dusengesha umwuka iteka, umwuka wera, na yaranesheje. Aha, izo ndirimbo ko ari enye, ushobora kutiririmbiraho gatoya amasegonda makeya kuri refure zazo? Nawakwiringiye ngo umuhemukire, nawagukoreye ngo umukozi isoni. Iyo ni imwe. Indi? Yaranesheje Yesu, yaranesheje Yesu, umwenda ukingirije ahera utabukamo kabiri, uri wese yigerera ku Mana. Aha, gatatu? Usabye iyo ni igitero cya mbere. Tugusabye umwuka wera Mana y'isi n'ijuru, tugusabye umwuka wera Mana y'isi n'ijuru, tugeze mu bihe biruhije twoherereza umufasha. Ese ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ati nimugende murindirire mu murwa nzaboherereza umufasha. Aha, iya kane rero ari nayo iheruka gusohoka mu minsi ishize? Niyo mwuka wera. Hari imwe ibura ariko? Hari indi bura. Dusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, nibwo tuzabasha kuzimya imyambi ya Sata ndetse n'ibiturushya muri urugendo. Aha, izo ni indirimbo enye umaze gusohora. Izo ndirimbo enye ziri kuboneka hehe? Ziri kuboneka kuri YouTube. Ugiye kuri YouTube ukandikaho Uwamahoro Deborah wazisangaho, no kuri televiziyo zitandukanye, Isango Star turi gukoreraho, n'andi mateleviziyo agiye atandukanye. Ariko channel yanjye ni kuri YouTube, wakandikaho Uwamahoro Deborah. Uwamahoro Deborah. Deborah rero ubu ngubu ufite ntumbero ki muri uyu mwaka ugiye guhita abanyarwanda? Muri uyu mwaka intumbero nari mfite nsa nk'uwari wayigezeho. Mu mwaka washize nari narahize yuko nzasohora amavideo 3 kandi nkagerageza gushyiramo imbaraga nkayasohorera rimwe. Ubwo rero imbaraga nagerageje gukora uko mbishoboye, ayo mavideo agera muri 3
ndayasohora amavideo rero ubwo yasohotse ndashaka yuko indirimbo zibanza zigasakara nazo zikabyara umusaruro gukomeza gukora n'abantu batazi uwo ndiwe nabyo biramvuna. Aha Debora, ubushobozi buva hehe? Ubushobozi buva mu gusenga no mu baterankunga. Iyo wigeze utangira umurimo abantu bakabona imbaraga urazifite, burya ntawima uwatangiye. Debora, nimero ya telefone umuntu yakubona akavuga ati ngewe ndashaka gutumira Debora mu giterane akaza kuturirimbira, yacu akuye nimero ya telefone 078 63 95 659. ongera isubiremo 078 63 959. ongera isubiremo 078 63 95 yego 659. Aha Debora, rero ubu ngubu abantu bitege ko ugiye gusohora izindi ndirimbo nyinshi cyangwa no kubanza izo ngizo zamaze gusuka zikabanza zikazenguruka? Ubundi iyo wakoze igikorwa uba ukeneye no kuzikibonamo umusaruro. Iyo abantu babona ukora, abo baterankunga, abo babyeyi, abo bavandimwe batabona umusaruro, baba babona nta kintu uri gukora. Ndashaka yuko Imana ifashije nkagira ibiterane, nkatangira nkagera ku mateleviziyo, ku maradiyo, nkatumirwa, byamfasha cyane kugira ngo ngire imbaraga zo gusohora. Kuko iyo uzisohoye ukazigumisha aho ngaho abantu baguca intege, bakakubaza ati ese indirimbo wasohoye ziri gukora uwuhe murimo? Aha Debora, rero reka tugushimire ko waje kubana natwe ndetse ukaduha n'ibihangano byawe bishwe n'ubutumwa. Ariko ndashaka kubaza isomo rimwe ryo muri Bibiliya ry'abari gufasha ni irihe? Isomo ryo muri Bibiliya rimfasha, uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza igihe azahererwa ibyasezeranije. Ongera risubiremo. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima. Yego. Gukura ukagwiza imbaraga z'umutima. Izo mbaraga z'umutima rero iyo wakuze ukazigwiza ubasha kugera ku bikorwa byose. Aha Debora, rero reka tugushimire kandi tukwifurize kugwiza imbaraga z'umutima kuko iryo somo urikunda. Nge ndagaruka mu kanya nyuma y'umucyo w'ukuri. Dufite abandi baturage batandukanye nko nabwiye, turaza guca mu Kinigi turebe Bibiliya no kandi tugaruka n'Ikigali tugira ngo nabahe batumwa dufite cyangwa se batuzaniye iki nyine baganize Olivier. Ikiganiro ni Isango Church Service. Rero duherekereje Debora zimwe mu ndirimbo ze, hanyuma mu kanya gato umucyo w'ukuri numara kuvamo turagaruka mu kiganiro neza kandi roza kwa bimeze neza. Zake ari kuri technique, njye ndagaruka mu kanya. Reka indirimbo za Debora. Mana
muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ati nimugende murindirire mu murwa nzabaherereza umufasha, nzabaherereza umufasha. Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ati nimugende murindirire mu murwa nzabaherereza umufasha, nzabaherereza umufasha. Umuhanuzi Yoweli yarabihanuye ahanura yuko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose, Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Umuhanuzi Yoweli yarabihanuye ahanura yuko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose, Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ati nimugende murindirire mu murwa nzabaherereza umufasha, nzabaherereza umufasha. Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ati nimugende murindirire mu murwa nzabaherereza umufasha, nzabaherereza umufasha. Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa ati nimugende murindirire mu murwa nzabaherereza umufasha, nzabaherereza umufasha. Burya Imana ihindura amateka, iyo yaguhinduriye amateka abantu bose bakwibazaho. Burya Imana ihindura amateka, iyo yaguhinduriye amateka abantu bose bakwibazaho. Wakwiringiye kumuhemukire, wagukoreye nk'umukozi isoni. Wakwiringiye kumuhemukire, wagukoreye nk'umukozi isoni.
yendaga kwicwa cya giti Hamani yashinze cyo kumanikaho Morodekayi Hamani akigwaho Morodekayi ashyirwa hejuru yahinduye amata